ko turi kumwe n'umushumba n'umuvugizi wa ADEPR mu Rwanda ni Pastor Ndayizeye Isaie. Pastor Ndayizeye Isaie turabakiriye. Murakoze cyane natwe turabasuhuje. Yego. Bose bateze amatwi. Yego. Ku munsi w'ejo washize nibwo twakiriye itangazo rigaruka ku bashumba bashya bagize indembo, ariko Pastor ngira ngo tutarakomeza izi ndembo, kuki izi ndembo zajeho mu gihe abantu benshi bari bamenyereye ururembo rurimo wenda akarere kamwe, kuki hagiye hazaho ibintu byo kugenda muhuza uturere tubiri dutatu, kuki hatekerejweho iki gitekerezo? Murakoze cyane. Ni urugendo rwatangiye guhera mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, ko twari turi kureba ibikeneye kuvugurwa mu itorero. Yego. Turashimira Imana ko yabanye n'itorero kuva mu myaka 81 ishize, yaryagura bigira mu bikorwa byinshi kuva ritangiriye aho nyine mu karere ka Rusizi, yaguka rigira ahantu hose mu gihugu, rigira abayoboke benshi barenga 2 miliyoni, bigira insengero nyinshi mu gihugu. Ibi byose turabishimira Imana ko n'umurimo Imana yagiye ikora, ariko nabwo mu myaka itambutse hagiye hakunda kuba ibibazo mu itorero, ari nacyo cyatumye hajyaho komisiyo y'inzibacyuho kugira ngo ifashe kureba ibikwiye kuvugururwa, byarusha gufasha itorero kwiyubaka uyu munsi no mu gihe kiri imbere. Muri urwo rugendo rero nibwo twafashe umwanya duhura n'abashumba batandukanye n'ibyiciro bitandukanye by'abakristo, dukora ubusesenguzi tureba ni ibiki mu itorero bihari bituma hari bitagerwaho cyangwa se hari itorero ritagera ku ntego zaryo mu buryo bukwiye. Muri ibyo icyagaragayemo, nubwo hari n'ibindi tugikora, icyagaragayemo nuko harimo inzego nyinshi zihuza ibikorwa. Izo nzego zihuza ibikorwa kuko itorero tugira inzego 3, hari ibiro bikuru by'itorero ari byo bitegura ibikorwa bikashyiraho imirongo ngenderwaho, bigakurikirana nuko bikorwa, ariko hakabaho n'urwego ruhuza ibikorwa. Urwego ruhuza ibikorwa hakaba n'urwego rushyira ibikorwa, rushyira ibintu mu bikorwa. Gushyira ibintu mu bikorwa rero ni umudugudu, niho abakristo bahurira, niho bigishirizwa inyigisho z'umubatizo, niho imirimo yo gufasha abakristo umunsi ku wundi ikorerwa, nirwo rwego rushyira ibintu mu bikorwa. Bugafashwa na paruwasi mu bikorwa bitandukanye. Rero twasanze inzego zihuza ibikorwa ari nyinshi, kuko harimo paruwasi, harimo akarere, harimo n'uburembo. Tubona uko ziba nyinshi kandi zikora ibintu bisa, zikora ibintu bimwe, rimwe na rimwe habamo kugongana, ubundi nabwo ugasanga kuko bakora ibintu bisa kandi ari bimwe, ukabona hari umutungo uzigendaho wagafashije ibindi bikorwa bigira ku bakristo, bigira mu midugudu. Rero muri iryo sesengura niho twabonye ari ngombwa ko inzego zimwe zivaho, ahubwo tugakora urwego ruhuje za nzego zose zibasha gukurikirana ibikorwa. Niho twasanze atari ngombwa ko habaho urwego rw'akarere no ku rwego rw'intara, ahubwo dushyiraho urwego ruhuje uturere 3 se 2 se 4 se, rubasha gusimbura za nzego zose mu guhuza bya bikorwa n'abakristo. Ibyo ngibyo bikazafasha kugabanuka k'umurongo w'inzego zanyurwagamo kugira ngo ibintu bive ku bikorwa bigiye ku bakristo, kandi bikanafasha ko na bwa bushobozi bwagendaga kuri za nzego buzajya mu bikorwa bibasha gufasha abakristo mu iterambere ryuzuye rya buri munsi. Nicyo cyatumye habaho izo mpinduka. Yego. Uyu munsi rero dufite indembo 9 mu gihugu cyose, arizo zigiye kujya zihuza ibikorwa bikorerwa mu maparuwasi. Izo ndembo ni izihe? Izo ndembo dufite ururembo rwa Kigali, tukagira ururembo rwa Gicumbi, tukagira ururembo rwa Muhoza, tukagira ururembo rwa Rubavu, tukagira ururembo rwa Gihundwe, tukagira ururembo rwa Huye, dufite ururembo rwa Nyabisindu, dufite ururembo rwa Ngoma n'ururembo rwa Nyagatare. Hanyuma hamaze gushyirwaho izi ndembo, hanyuma noneho haba hagomba kuboneka n'ubundi n'abaziyobora mushumba. ishyirwaho ry'aba bashumba bagomba kuyobora izi ndembo
itorero ryo ryatekerejwe gute? Birumvikana bagomba kuba bariho, ariko noneho batekerejwe gute? Kubaza ngo batekerejweho gute nuko hari bimwe mu bibazo mbona natangiye kwakira, ariko ntago ndi buze kwibabaza byose. Ndabazamo kimwe gishobora kubafasha wenda bakanyurwa, kuko harimo bamwe bavuga bati muri abo bashumba turabonamo harimo abapasteri nta barevera barimo, ngo abenshi ngo n'abapasteri ngo nta barevera barimo. Ngo turibaza ukuntu umupasteri azajya ahereza revera azajya ahereza umupasteri raporo. Rero uburyo inzego zubatse mu itorero byo umuntu yamaze kuba mbega urwego rwa pastori, niyo nshingano mu magabo twese tuba dusangiye, kandi kuva ku muvugizi burya bari umupastori kugera kuba umupastori wamaze gusengerwa mu mudugudu, icyo nicyo duhuriyeho. Noneho ibindi ni urwego, ni inshingano umuntu abasha kugenda ahabwa. Wanga uyu muntu yoroheje kuyobora paruwase, aba ari umushumba wa paruwase, ariyo twita rezera. Iyo azamutse ku rundi rwego rwo hejuru aba ari ni titre duhereza umuntu ijyanye n'icyubahiro bamuhereza, ariko abantu bose bahuriye kuri iyo nshingano yuko ari abapastori. Rero mu kintu twari dufite imbere yacu ni ukureba mu bapastori bahari mu gihugu hose ni bande babasha gufasha itorero mu cyerekezo riri kuganamo, ni bande bakora uyu murimo. Mu byo twarebagaho harimo kureba umuhamagaro bafite wa gipastori no kureba niba bakiwurimo, harimo kureba umutima wa gipastori bafite, kureba ubuhamya bwabo, kureba ariko icyerekezo cy'itorero, viziyo itorero rikugana he mu bihe biri imbere. Tumaze imyaka 80, ariko twibaza ngo indi myaka 80 itorero rikugana he. Iyo byanasabaga kureba abantu bijyanye n'ubumenyi bafite, bijyanye n'amashuri bafite, bijyanye n'ibindi bagenda bakora, abantu babasha gufasha itorero rwa rurembo gutekereza, bibaza ngo mu yindi myaka 10, 20, 30, 50 iri imbere itorero rikwiye kugana. Kandi ikindi nabwo ni ukureba ibyo y'itorero ni abahe bapastori bahari bafasha itorero ko rigendera kuri ya misiyo Kristo yarihaye. Rero ntabwo niba umuntu twamugize umushumba w'urembo yari asanzwe ari umupastori, iyo ari umushumba w'urembo nyine aba ari umushumba, kandi iyo tuvuze rezera tuba tuvuze umushumba. Ni ukuvuga ngo ntago mujya gushyiraho ujya guhagarara ururembo, ntago mwiriwe mureba muvuga ngo turafata murevera, ntimwarebye kuri titre, mwe mwaravuga muti apfa kuba ari umushumba gusa, wenda hari n'ubundi buhanga mubonaho. Yego, twarebye ko ari umupastori, noneho tukaba n'ibindi bintu bikenewe bya urwo rwo gufasha itorero, kuko yose kuba dufite abapastori babikorana amahirwe twari dufite. Muri bo harimo abasanzwe bayobora amaparuwase, harimo n'abayoboraga imidugudu bakora indi mirimo mu itorero itandukanye, bituma babasha kugira bwa bushobozi twari dukeneye mu itorero mu gihe cya none no mu gihe kiri imbere. Rero abantu babasha kubyitiranya rimwe na rimwe, ariko iyo tuvuze umushumba ni umuntu ufite abantu ashumbye. Burya n'abapasiteri ku midugudu bari abashumba, baba bashumbye itorero ry'Imana ku mudugudu. Okay. Hanyuma mushumba, nyuma yo kwakira yo kutugezaho bamwe mu bavugizi cyangwa se ndamumbabarire bamwe mu bayoboye indembo nkuko byamaze gushyirwaho, abakristo bose kuri ubu ngubu barasabwa iki mu kwakira bano bashumba nyine bashyashya baje? Ese izindi ngamba ziri imbere mufite mu kuzamura itorero wenda nazo ni izihe mpinduka zihari zindi? Icyo dusaba abakristo cyambere tubanza kubashimira ko urugendo turimo rw'impinduka bagenda badufasha, arimo kudusengera mu kuduha ibitekerezo, cyane cyane ko ibi tugenda dushyira mu bikorwa biva no mu byo bagiye batanga mu bitekerezo n'ibyifuzo, ariko bikava no mu bihe byo gusenga abantu bagira Imana ikatuyobora mu gikwiye. Turabashimira amasengesho twagiye dushyiraho, ari iminsi 70, ari iminsi 10, dusengera itorero, tunasenga ngo Imana ikiyobore muri buno rugendo rwo kwibaza ngo ni iki Imana ishaka ku itorero, ni iki Imana ikeneye. Rero tubanza kubashimira ubuhari abakristo abanyetorero bakomeje kugira. Rero icyo tubasaba ni uko aba bashumba twabahaye babafashe, babashyigikire, bafatikanye umurimo
baje babakunze banabashyigikire babasengere be guhagarara bitegereje kubareba ibyo bavuga gusa ahubwo bafatikaniriza hamwe. Abashumba bonyine ubwabo ntabwo bakora umurimo ngo ugende neza badafatanije n'abakristo n'abashumba basanzwe mu maparuwase n'abo basanzwe mu midugudu. Turabasaba ko bafatikanya kandi ikindi bakwiye gukomeza gukora umurimo w'Imana nk'abikorera. Ikindi ni uko abantu bakwiye kwirinda ibintu byose bibasha kubarangaza bagakora. Iyo abantu bari mu rugendo rwo kureba ibyavugururwa birumvikana ntabwo ikintu cyose kibasha kuba nk'uko umuntu yagishaka. Ushobora gusanga hari umuntu wumva hari runaka ariko bagiyemo runaka ariko hano yagiyemo, ariko ni byiza ko yumva ko niba atagiyemo nyine uyu munsi Imana yatwaye icyo yashimye, kubera ko Imana iraduhamagara mu gihe runaka ikadushyira ahantu runaka. Rero niba hari umuntu watekereza ati na runaka ko yagiyemo, ni byiza kubitekereza, ariko niba atagiyemo ushimira Imana ko yashara abandi yashimye ku uyu munsi wa none abo bajyamo, maze bafatikanye babashyigikire kandi bizagenda neza umurimo wayo. Barakomeza badusengere kuko urugendo rwo kureba ibyahinduka ruracyakomeje. Ibyahinduka, ibyavugururwa, ibyakongerwamo imbaraga, ibyakorwa mu buryo bw'umwihariko uracyakomeje. Aba bashumba bagiye gufatikanya na bagenzi bo mu maparuwasi no mu midugudu mu cyo twifuza kureba. Paruwasi twifuza ikwiye kubikora gute, ikwiye kuba irimo ibiki, ikwiye kubifasha abakristo gute, ikwiye kuba iyobowe gute, umudugudu twifuza ukwiye kuba umeze gute, ukwiye kuba ari ibiki ukora ku buryo biteza imbere abakristo mu buryo bwuzuye. kuko mu kintu dushyizeho umutima ni uko inzego zose n'ibikorwa byose bikwiye kuganisha itorero mu kugira impinduka zuzuye mu bakristo, impinduka zuzuye mu buryo bw'umwuka. Abakristo bagatera imbere mu mibereho yabo ya buri munsi, mu buzima bwabo, mu mibanire, ariko bakanateza imbere aho batuye ku buryo itorero rihinduka umugisha mu gihugu, rihinduka umugisha aho abantu bari. Ibyo tukabikora tugendeye ku ijambo ry'Imana kuri misiyo Kristo yahaye itorero. Rero turacyatera izo ntambwe zindi zo gukomeza kubaka inzego, kubaka no kureba ibyanozwa ari ibiki. Rero nk'urwo rugendo abakristo bakomeze badusengere, bafatanye n'abashumba b'indembo, kandi dusaba umuntu wese kuba mu mwanya we, kuba mu mwanya we mu mudugudu, mu byiciro bitandukanye, mu gusenga. Hari abantu babasha guca ku ruhande mubabwira rimwe na rimwe ibyo batekereza ariko bakabitwikirira. Twagiye tubyumva nabyo bihuha, batuha habaye iki, hakozwe iki, hagiye gukorwa iki. Icyo tubabwira ni ukwirinda abantu bandi babatangariza ibyo tutababwiye, kuko birabakerereza bikabadindiza. Turifuza ko abantu bakomeza kubaka umuco w'ibanga, ibintu bitaragira igihe cyo kuvugwa ntibabivuge, cyangwa se ibintu bakabibwirwa uwo bigenewe. Ngo niba ari ikintu umuntu ashaka kuvuga ari cyo kubwira abo ku mudugudu akakigeraho ku mudugudu, aho kugira ngo usange yakibwiye abo kitagenewe. Ibyo nabyo ni umuco ukwiye kuranga abanyetorero, ni indangagaciro twifuza ko abantu bakomeza kubaka. Ndumva ari ibyo twasaba abanyetorero, tubashimira kandi tubabwira ko Imana ifite umugambi mwiza ku itorero. Imana ifite umugambi w'ububyutse, ifite umugambi w'uko itorero rishaho kuba umucyo, rikaba urumuri, tukaba umudugudu watwe ku mpinga y'umusozi. Kandi uko dufatikanya twese gusenga, Imana izakomeza kuduha umugisha, ihumugisha itorero, ihumugisha n'igihugu cyacu. Hanyuma aba bashumba b'indembo baratangira imirimo ryari? Abashumba b'indembo ubu batangiye imirimo, ariko ku cyumweru ndabizi mu mpamagaye muri Rusizi, aho ururembo rwa Gihundwe. Ku cyumweru umushumba wa Gihundwe azateranira Gihundwe, ko tubashimira n'Imana ko insengero zakinguwe, izabisonga zikora zaba zatangiye gukora. Rero abashumba b'indembo kino cyumweru barajya mu mirimo, kandi ku cyumweru abakristo bazababona babakira mu nsengero. Mushumba, reka tubashimire cyane. Murakoze cyane namwe, kandi dushimira n'abakozi umutwe bose. Twari kumwe rero na nyakubahwa umushumba, umuvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda. Reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira imirimo myiza muyobowemo n'Imana. Mushumba, murakoze cyane. Yego.